Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kudukurikirana kuri uyu murongo. Reka ducurike amacupa maze dusome ibinyamakuru. Uyu mukobwa mwese muramuzi, yitwa Ishimwe Vestine, ni umuririmbyikazi ukomeye kandi ukunzwe hano mu Rwanda. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa 11 2025 kuri saha y'isa 3 nibwo kuri Instagram ye hagaragaye ubutumwa bwateye abantu benshi impungenge, yemwe yaba abafana be cyangwa se n'abakunzi be muri rusange. Igihugu cyose cyacitse ururondogoro, abantu bavuze, abaturage basanzwe bavuze, ibinyamakuru byavuze, amaradiyo yavuze. Ushobora guhita wibaza utese bavuze iki? Vestine amaze amezi 4 yubatse urugo cyangwa se ashinze urugo, byose ni kimwe byaterwa nuko ubyita. Nubwo bitavuzweho rumwe n'ababonye ubukwe bw'uyu Vestina n'uwitwa Idrissa, ariko ntibyababujije kubana. Nyuma yo kubana byagiye bikomeza ihwihwiswa mu magambo ati Vestina akurikiye imitungo, ati inama yayigiriwe na management ye. Ese nawe niko ubibona? Ntabwo byatinze amagambo yagiye akomeza guhwihwiswa muri bamwe na bamwe, yewe akanagera no kuri uyu muryango wa Idrissa na Vestina. Amagambo yagiye akunda gukoreshwa n'abantu bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga, bavugaga yuko ngo Vestina na Idrissa batabanye neza, tukabifata nkaho ari igihuha. Mu minsi ishize hari video yasirikiriye ku mbuga nkoranyambaga, Vestina arimo asa nk'uhanura Dorcas amubwira ati uzambabarire ntuzashake ukiri mutoya, reka nkureke ubanze uyumveho gatoya. Dorcas mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse oya reka mwabana meze mubyihorere. Dorcas azabaretse namukubita. Iyi video abantu ntibakomeje kuyivugaho rumwe, abayumvishe n'abayibonye bagiye batekereza ibintu bimwe bigiye bitandukanye, ari naho bagiye bavuga bati nimba uyu mwana w'umukobwa arimo abwira uyu murumuna we ati uzambabarire ntuzashaka ukiri mutoya, ati kuko si byiza. Urebye n'ubutumwa yari ari gutanga asa nk'uhereza Dorcas, abantu bakomeje kubyuririraho bavuga bati kuba uyu mwana w'umukobwa avuze aya magambo bivuze ko mu rugo rwe atishimye. Nyamara umunyarwanda yaciye umugani ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Uyu munsi kuwa kabiri saa 3 z'amanywa nibwo twagiye tubona poste kuri Instagram y'uwitwa Ishimwe Vestine. Ni poste yiriwe ku mihanda hano mu Rwanda, ibyo dukunze kwita imihanda n'imbuga nkoranyambaga, social media za hano mu Rwanda. Bamwe bati imihanda yanyereye. Nta magambo Vestine yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram, amagambo ateye agahinda arimo kwicuza kwinshi, byatumye twebwe nk'abafana be, abanyarwanda muri rusange bakunda uyu muririmbyikazi Vestine atubabaza. Ni amagambo Vestine yapostinze kuri Instagram ye, yarari mu rurimi rw'icyongereza agira ati nta mugabo uzongera kumbeshya mu buzima bwanjye, ati kandi ndabizi ko nahubutse, ati ubu ndi kubaho mu buzima ntahisemo, ati ndi kubaho mu bihe bibi kandi sinari nkwiriye kubibamo,
ati nzi ko nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye, ariko Imana ireka bimwe mu bintu bikaba kugira ngo twige. Namaze kwiga byinshi, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo yangize ubuzima bwanjye. Umugabo uzakurikira nzahitamo kubana nawe, nzabanza kumumenya neza nzabanza kumenya neza umuryango we no kumenya byose bimwerekeyeho. Nta muntu ukundi uzongera kunkoresha. Ngiyo poste umukobwa wacu Vestine yashyize hanze kuri uyu munsi, yavugishije benshi. Kugeza magingo aya twese ntitwari twabona amakuru yaza anyomoza ko iyi poste atariyo, cyangwa se nk'uko bamwe na bamwe bakomeje kubivuga ngo account ye yaba yibwe cyangwa se yahakinzwe. Twategereje ko twabona andi makuru avuga yuko koko nk'uko twabitekereje ibi yaba atari Vestine wabipostinze. Twahebye. Bamwe na bamwe bategereje ko twabona Irene hari icyo abivugaho, cyangwa se ngo tubone Vestine ubwe hari icyo abivugaho. Amaso yaheze ku mbuga nkoranyambaga. Ngayo nguko, reka ngushimire wowe wahisemo kudukurikirana kuri uyu murongo wacu wa YouTube Gisorori News TV. Njye wakugezagaho aya makuru yiriwe kuri iyi mihanda, nyita Gatuza Kamena Inosho, cyuma cyasagutse ku ndege. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo wacu wa YouTube channel, ibuka gukanda subscribe. Ciao ciao.